Ni impanuka iteye ubwoba igahahamura abantu benshi y'imodoka irenze mu kimoteri gisanzwe gikusanyirizwamo imyanda yose iba yaturutse hirya no hino ikaza kujugunywa ahangaha. Abantu benshi bagiye banabikoramo urwenya, aho bagiye bavuga ko ngo banza hari iyi modoka nayo yari ishaje, akaba ari niyo mpamvu yaje kugwa ahangaha mu kimoteri. Ni impanuka yaje kuba bikaza kugenda binagorana, ubwo byagoye cyane polisi kugira ngo ikuremo abantu bari muri iyi modoka. Abantu benshi bagiye banavuga ko benshi bashobora kuba bahatakarije ubuzima. Ahangaha managiye merekeza kamera kugira ngo wowe utabashije kumenya cyangwa se kugera ahangaha ibi ngibi byabereye, nze kubikugezaho gatanu ku kandi ugenda umenya neza uko byagenze. Nta kindi usabwa usibye gukomeza ukabana nanjye, tukaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe, ukaza kugenda usobanukirwa neza icyateye iyi mpanuka, ndetse ukaza no kugenda umenya neza aho iki kimoteri giherereye, cyane ko benshi bagiye bavuga ko ngo iki kimoteri ari ikigasanzwe. Ubwo ni hahandi Induba hasanzwe hakusanyirizwa imyanda yose y'umujyi wa Kigali. Gusa abantu benshi mutangiye gutekereza ko ariho, cyangwa se bamwe mwagiye muvuga ko ari Induba. Reka mbabwire ko atariho, ahubwo wowe ukomeza ubane nanjye, uraza kugenda usobanukirwa neza icyatumye iyi modoka iza kugwa muri iki kimoteri, ndetse abantu benshi bakaza kugenda bagira ubwoba. Iyi ni impanuka ibaye mu gicamunsi, ubwo ahangaha iyi modoka yari irimo inyura iruhande rw'iki kimoteri ikaza kwisangamo hasi. Abantu benshi bakaba bagiye bavuga ko ari uko ngo iyi modoka yari ishaje, ariko reka byose nyine bikugeza ugende unasobanukirwa neza ibyagiye byemezwa na polisi, kuko iyo yageze ahangaha niyo iduha amakuru, tukavuga ko ari amakuru ya nyayo, tukaza guhita tunayabagezaho, mukaza kugenda musobanukirwa neza ibi ngibi byose aho byaturutse. Reka mbwire na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere akaba turakora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa isabone, nabikore kugira ngo tujye turushaho kubana muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko buke. Ariko kandi afungure kariya kantu k'inzogera, kuko iyo utagafunguye ntabwo uba wagiye mu mubare w'abadukurikira umunsi ku wundi. Njyewe ugiye kugenda wumva kuri izi mikoro nkaba nitwa Charles OG, umuhungu w'Imana. Yes, nkuko natangiye mbikubwira, ni impanuka yabaye mu masaha y'igicamunsi, ubwo rwose wabonaga wari uyitwaye nabo bari kumwe nta bindi bibazo, wenda ngo tuvuge ngo bari bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abantu bavuga ngo iyi mpanuka nk'izi ngizi zibaye hari uba wasomye ku gacupa, ubwo wenda tuvuge uri kuri vola, ntabwo uyu nguyu ariko byari bimeze. Ubwo ni kwa kundi bavuga ngo aho yanitse neriva wasanga uyu nguyu yari yanayitiye, nta wamenya. Gusa byose reka nze ngenda mbikubwira ugenda usobanukirwa neza akaga uyu wari utwaye iyi modoka yahuye nako. Ushobora no gusanga ari nawe waje mu bantu ba mbere baje guhita banahaburira ubuzima, cyane ko ahangaha polisi yahageze nayo ikavuga iti ahangaha noneho tugiye kuhabona akazi katoroshye tutigeze tubona. Tekereza imodoka yavuye hejuru ikamanuka mu kimoteri nk'iki ngiki, ikiba kirimo imyanda bigiye itandukanye, kandi noneho twagiye tubona ko aha hantu ni na harehare sana. Wowe uri kubibona gutyo twamanutse aho hasi, ariko ubonye aho yaturutse hejuru ku muhanda, ni ahantu ubona ko hanateye inkeke, ari naho abantu benshi bakoresha umwe muri uyu muhanda wegereye iki kimoteri. Hari ibyo bagiye banisabira inzego zibireba, cyangwa se inzego zigiye zitandukanye zishobora kuba zakemura ikibazo kigaragara aha hantu. Reka byose nyine mbikugezaho, reka nizere ko wahise umenya ko nagarutse muri aya makuru. Ni amakuru abagezweho mba ngiye kukugezaho, ukaza kugenda usobanukirwa neza ibi byabereye ahangaha wowe utabashije kugera. Ndacyabwira na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere ko turakora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, na dusubscribing kugira ngo nawe ajye mu mubare w'abadukurikira umunsi ku wundi. Mbere ko nkugezaho ibyabereye ahangaha ibi ngibi byose, n'ubundi uraza kugenda ubimenya, kuko ntabwo mba ndi bukurambire nukuza ndasa ku ntego nk'uko nabikwemereye. Ngira ngo iminota turi kuyibona ko iminota turi bumarana ni hafi ya nayo,
byose n'ubundi ngiye kugenda mbikugezaho gusa kandi mbere yuko mbikugezaho reka nsuhuze mwe mu nteze amatwi muri mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, reka nizere ko mwese mumeze neza kandi ibyo murimo byose mukomeze kurushaho kugubwa neza cyane. Namwe turana mu mujyi wa Kigali nabasuje kandi nkomeza kugenda mbifuriza ibyiza byose bitangwa na Nyagasani. Hari n'abadiaspora batuye ku mugabane wa Afurika, batuye ku mugabane w'i Burayi, mwese reka nizere ko aya makuru tugiye kugenda tuyabanamo mukaza kugenda munasobanukirwa neza ibi ngibi uko ibimeze. Twagiye mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze, ngira ngo abantu benshi bajya muri iyi ntara y'amajyaruguru by'umwihariko muri uyu mujyi wa Musanze bazi aho iki kimoteri kiri, akaba ari naho iyi mpanuka yabereye, aho iyi modoka yerekezaga mu mujyi wa Musanze neza, ari naho uyu nguyu wari utwaye iyi modoka yaje gukora cyangwa se nari mvuze gukora manevure, cyangwa se aho yari arimo atera rivasi ashaka kugira aho yerekeza, nk'uko nari mbikubwiye ngo yerekezaga mu mujyi. Ubwo ni nabwo uyu nguyu yaje gutera rivasi gatoya, biza kurangira imodoka imusubiranye inyuma, yisanga muri iki kimoteri mu buryo nawe ubwe atari yiteze. Ibi ngibi akaba ari nabyo byaje gutuma abantu benshi batera hejuru, abandi bavuga bati aha hantu ntabwo hakwiye kuba, iki kimoteri gikwiye gukurwa ahangaha. Ni nyuma y'uko mu minsi yashize twagiye tunabagezaho amakuru agiye atandukanye y'isuku yagiye igaragara itari nziza, cyangwa se isuku nkeya ahangaha muri aka karere ka Musanze, aho twagiye tunabanenga, twaribacishijemo pe, mubyumve ko twaribacishijemo. Ubwo aho bireba nyine mugende mugira uko mubigenza, murebe ko akantu k'isuku cyangwa se n'ibingibi byagiye bivugwa n'abari ahangaha bavuga ko iki kimoteri kibabangamiye, kubera ko aho kiri ubona ko n'umwana ashobora kugenda akigwamo. Abana nyine baba bagenda bakinira ku muhanda igihe cy'amashuri, kuko ahangaha ni hafi neza y'umuhanda. Bakaba bagenda basaba ubuyobozi kuba abana bakura iki kimoteri ahangaha kubera ko kirabangamiye sana. Ibi ngibi rero bikaba byabaye kuri uyu munsi, ubwo ngo uyu mushoferi yari ari kumwe n'abandi bagera kuri 4 muri iyi modoka. Kubw'amahirwe nubwo twagiye tubwirwa amakuru agiye atandukanye n'aba baturage batubwira ngo benshi batakarije ubuzima, ariko twaje kumenya ko benshi bakuwe muri iyi modoka, nubwo byari byagoranye kuko ni imodoka yageze aha hasi iturutse hejuru ku muhanda, ubona ko yabaye ingemane. Ni nabyo abaturage bagendaga bavuga bati iyi modoka yari ishaje, ari nayo mpamvu yisanze muri iki kimoteri, n'ubundi ntibirirwe bayikuramo, ahubwo wenda reka abaturage bazagende bayikuraho inyuma babijyane hahandi nyine babigurishiriza, kubera ko ngo byagaragaraga ko imodoka ngo ishaje, ngo kubera ko yari yambaye purake RAA, ngo akaba niyo mpamvu baheraho bavuga ko ngo ariyo mpamvu yizanye ahangaha mu kimoteri. Abandi bati Imana ishimwe ubwo nta muntu n'umwe uhatakarije ubuzima. Bakuwemo abakomeretse, aba bose bahise bajyanwa muri ibi bitaro bya Ruhengeri, akaba ari naho bari kugenda bakurikiranwa n'abaganga, mu gihe polisi nayo ikiri mu mirimo yo gukora akazi ko gukura iyi modoka muri iki kimoteri. Ubwo reka nizere ko wowe wari unteze amatwi ugiye usobanukirwa neza icyateye iyi mpanuka, ndetse ujye unamenya naho iyi mpanuka yabereye. Kubw'amahirwe nta muntu uhatakarije ubuzima, bahakuwe bakomeretse cyane, ariko twizera ko ubwo bahise babona ubutabazi bw'ibanze baraza kugenda bamera neza. Ahangaha mba nahagejeje kamera ku bwawe, nizere ko utaraza kunsiga cyangwa se utaraza kugenda udasize ibitekerezo byawe muri komenti, nkubwira ngo tuze no gusubira amakuru yacu ari imbere. Nyamvaga kuri mikoro nitwa Sharire OG, ni umuhungu w'Imana, ni umuhungu bakunda, babwira ngo dusubire amakuru yacu ari imbere. Asante sana.